Muraho neza rero bantu mukurikiye ibiganiro bya Ngabo Empire, amahoro y'Imana abane namwe, nizere yuko mumeze neza cyane, ibintu ari amahoro, ibintu ari uburyohe. Rero weho ubona ibintu bitameze neza, ihangane, ntabwo ibintu bihora bimeze nabi, ahubwo wumve yuko ejo nawe bizagenda neza cyane ugashima Imana. Ikindi niba nawe bimeze neza, shima Imana, turagaririmbe ko ijambo ry'Imana ritubwira neza cyane ko niba wishimye uririmbe, kandi niba ubabaye usenge. Nizere yuko rero mwakoze subscribe. Iyi ni Ngabo Empire, nanjye nkaba Ngabo, nkaba ngiye kubagezaho ikiganiro cyiza cyane. Ni iki wakora kugira ngo abantu bagukunde, bakurwanire, icyangiro kikuveho ndetse n'amafaranga akwirukeho? Ikintu wakora icyangiro kikagenda, ukagira igikundiro kidasanzwe ndetse n'amafaranga akakwirukaho. Buriya hari igihe mubona ukabona umuntu aravuga ijambo mu bantu bakaryumva, ukabona umuntu icyo ashatse cyose icyo akozeho kiri gukunda, ukabona amafaranga bakajya baravuga bati uru rugo ni urunyamafaranga. Noneho wowe ukibaza uti se aba bantu byagenze bite, bimeze bite, ni irihe banga bo bafite barusha abandi bantu ko igikundiro ni icyabo, aho bageze hose ni ba nyambere, ugasanga nibo bantu bari gushyirwa imbere muri buri kintu cyose, amafaranga ni ayabo, atari bo bari kubyikoza, ahubwo ari uko ari igikundiro, ari amafaranga ari kubibakoza. Iryo banga rero niryo banga ngize ngo mbahishurire, mumenye iryo ari ryo, noneho namwe mugende murikore, ubundi mushayininge, murabagirane imbere y'abantu, imbere ya rubanda nyamwinshi, kugira ngo namwe mubashe gutera imbere. Impamvu rero nkoze iki kintu ni uko abantu benshi birirwa bakimbaza, akambaza ati kuki ngera ku bantu nkabona ntibanyiyumvamo, nagera mu kazi nkabona wapi, nta muntu n'umwe uri kunyiyumvamo, nkabona ni ibibazo gusa, ni ukubera iki? Nanjye nkababwira nti hari impamvu, ariko noneho iki ni cyo gihe cyo kugira ngo iryo banga uribone cyangwa urimenye, sibyo? So ni iki rero wakora kugira ngo ubone icyo gikundiro? Buriya reka mbabwire, hari ukuntu ujya kubona ukabona nk'umuryango umwe, ukabona umuryango umwe mbese umeze nk'aho buri kintu cyose ari icyabo, ari kujya guhinga, noneho ibintu bikamukundira bye, bakavuga ngo yewe ngo ibintu bijya aho ibindi byahoze. Oya, ndakubwiza ukuri ko ahubwo izo mbaraga cyangwa se ubwo bwiza, uko gushakisha, uko kuronka, uko kugera mu bantu bose bakakumva, ni ibintu bikorwa n'abantu, ni ibintu uharanira, ntabwo ari ibintu uryama bikizana, sibyo? Ukajya kubona ukabona umuntu afite amafaranga cyangwa se afite umurima, noneho wajya kubona ukumva ngo niwe umuhanda guciyemo ngo bamwongeye miliyoni 40. Ukibaza uyu muntu ko abandi bitabaho, ko bite, bimeze bite? Ugasanga niwe wejeje ibigori bihetse ibigori 3 4, ugasanga ibintu byiwe mbese ni imigisha gusa, ni ibintu biza bisanga ibindi, ni ibintu bihekerana, se ukumirwa ukavuga uti ibi bintu ni ibintu bidasanzwe. So rero niyo mpamvu nagize ngo nanjye mbakorere uyu muti, muwumenye, mugende namwe muwukoreshe. Ikindi,
ukabona umuntu ni umukobwa yirirwa yirukankwaho n'abasore benshi n'abagabo benshi n'abafite amago bagashaka kuyata kugira ngo bajye kwibanira na wa mukobwa kugira ngo bisangire wa mukobwa kandi bubatse. Ntabwo rero ari ibintu bipfa kuza gutyo gusa, ni ibintu abantu bagenda bagashakisha, noneho barangiza ugasanga nyine babayeho muri ubwo buzima bwabo bwiza bukabaryohera. Usanga umuntu ni umugore ariko yahogoje abagabo bose, yahogoje abasore bose, abafite amafaranga birirwa bamwirukaho, birirwa bamukenera, mbese ukabona umuntu ni umukobwa afite igikundiro kidasanzwe cyangwa se n'umugore afite igikundiro kidasanzwe, ariko hari uko bigenda. Mu kugira ngo rero utunge amafaranga, kugira ngo utunge amafaranga, ngiye kubabwira uko wabigenza no kugira ngo utunge icyo gikundiro uko wabigenza. Genda niba ushaka kugira ngo utunge icyo gikundiro, genda ushake icyo twita isaro. Isaro murarizi bambaraga mu runigi, rikora urunigi. Urebe isaro rinini ribyibushe ushaka, noneho nurangiza ugende ushake icyo twita ibaba ry'isande. Ushake ibaba ry'iki ry'isande, nurangiza ushake ibaba ry'icyo twita inyange, ibaba ry'inyange. Numara kubibona ibyo bintu uko ari bitatu, uzagende ushake n'icyo twita utubabi tw'umukunde, sibyo? Noneho nurangiza uzagende ubicanirire ahantu kutegura cyangwa se kubati bishe. Noneho nibimara gusha, wewe icyo uzakora kagafu kavuyemo uzakoga uri kuvuga uti niyatureho igikundiro, niyatureho, nikuyeho icyangiro, buri kintu cyose nkoze kijye kiragenda neza, buri muntu wese umbonye ajya nkunda, abantu bajye bahora bari kunyiruka inyuma, ubwiza bwanjye bugaragare nk'ubw'isande, nk'ubw'inyange, kandi noneho n'ubwiza bwanjye buhamagara abantu nk'uko isande yirirwa iri guhamagara. Maze noneho urebe ngo ibintu biragenda neza, uko abantu barwanira kwambara urunigi ukabona bimeze neza cyane, niko nawe abantu bazajya barahora bari kukurwanira kugira ngo mwibanire, kandi nawe hari ukuntu wari ubayeho, niba uri umukobwa, niba uri umusore, niba uri umugore kandi wari wubatse, abantu bakurwanira. Reka twigire ku mafaranga. Ku mafaranga rero icyo ukora ni igiki? Uragenda ugafata rwa runigi uko twaruvuze, ugafata ibaba ry'isande, ugafata ibaba ry'intuza ry'inyange. Inyange murayizi. Noneho warangiza ukabifata ukagenda ukabicanirira kugategura cyangwa se ibati. Noneho warangiza kubicanira ni ukubicana bikavamo agafu. Uzagenda utore ya mafaranga yose uzi mutunze mu gihugu cyanyu uko atondetse, niba wenda inini ari 5, 2, 1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5, ubikoreshe, ubifate. Noneho ugende ufate amazi ugiye koga wagize y'akazuyazi. Noneho nurangiza ufate amafaranga uyarohemo, nurangiza ushiremo ka kavu uri kuvuga ya magambo uko abantu bakunda urunigi, aba ariko nanjye amafaranga nkunda, uko abantu bakunda uko isande isaku ziri guhamagara, aba ariko amafaranga nanjye yirirwa ari kundwaniraho, uko abantu bakunda inyange ariko nanjye amafaranga ankunda ndetse n'abantu bankunda. Noneho uyoge uri kuvuga gutyo, noneho ya mafaranga yawe wagize gutyo, ikintu uzayamaza dore ngiki: uzayajyane uyakubite mu musego,
mu gihe uri koga ako gafu, igihe woza ako gafu, uwo munsi uzarare uyashize mu musego, uyisegure, uyaryamireho uruhande rumwe, ntuhindukire, uvuga uti wa mafaranga we, ubu tubaye inshuti, nizere yuko ntagomba kuzongera kukubura, ni njyewe nawe, maze ubuzima bukomeze, ubundi uzampamagare umbwira uko ibintu bimeze n'uko byagenze, maze nawe utunganirwe, ugire n'igikundiro kidasanzwe. Amahoro y'Imana rero abane namwe, mukomeze mukore subscribe nyinshi, share, like na comment, maze ibiganiro byacu bibagereho aho mwaba muherereye hose, noneho ibintu bigende neza cyane.